Nongeye kubaha ikaze. Uyu ni wa mwanya mwiza wahariwe inkuru z'urukundo zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugiye gukomeza inkuru y'urukundo rwa Aliya na Angelo. Ndakwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo tuzakomeze kubana no mu bindi byose tugenda tubategurira. Nimba kandi hari igice cyagucitse utakurikiranye n'ubundi wagisanga kuri iyi channel. Ngiye mukomeza kubana ni Kayitesi Ellen. Ubushize duheruka ubwo Aliya na Angelo barimo baganira, Angelo yaremereye Ben gukomeza umugambi yari afite wo kumuhorera kuri Aliya. Ubwo Angelo yari amaze kumva ibyo Aliya yari amaze kumubwira ku mu ex we ari we Ben, atangiye gutekereza imico ya Ben kuko yari amuzi kuva kera, maze atangiye kuvugira mu mutima ati Ben, na n'ubu uracyari wa wundi. Mu gihe akiri muri ibyo Aliya ahita amukora ati ko wagiye kuri mu bitekerezo, nawe mbwira inkuru yawe y'urukundo. Nuko Angelo arahindukira aramureba maze ati iyanjye iratandukanye. Nk'uko nabikubwiye mfite aba ex benshi, ariko byatewe nanjye wa mbere uko mbere nari imeze. Gusa kugeza ubu mfite umukobwa nkunda ariko nananiwe kubimubwira. Aliya ahita aseka cyane ati nari nzi ko ibintu nk'ibyo bitakunanira. None yewe njye rero nagufasha, mumbwire mbikugiremo. Maze Angelo mu mutima ati ari mbabariye ariko bino ngomba kubikora. Maze ati urashaka kumumenya? Aliya yahise yubura umutwe areba Angelo mu maso, dore ko Angelo yanamusumbaga cyane, maze azunguza umutwe amwemerera ati cyane rwose ndashaka kumenya uwo mukobwa wabuze uko ubwira ko umukunda. Angelo yahise amwegera amufata ibiganza byombi aramwitegereza cyane. Aliya nawe atangira kugira ubwoba, maze Angelo mu gihe akimwitegereza ahita amubwira ati ari ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Akivuga gutyo Aliya yahise amwiya kubona afite ubwoba bwinshi cyane, atangira kugenda yegera inyuma asa nk'umuhunga, ari nako avuga ati no ntabwo bishoboka Angelo, ntabwo bishoboka. Angelo nawe yageragezaga gutera intambwe amusanga, ariko Aliya ahita avuga ati Angelo gumaho uri winyegera. Ibyo bivuga azunguza umutwe, maze Angelo ahagarara aho yari ageze maze ati kubera iki? Kuki bidashoboka? Ni ukubera se umu ex wawe? Ni ukubera Ben? Uracyamukunda se? Ibyo byose abimubazaga Aliya yahagaze hamwe yipfutse ku manwa, ari nako amarira yisuka nta kintu arimo kuvuga. Ubwo Angelo yahise amwegera aramuhobera, Aliya nawe isukurira cyane ararira yivayo. Bamaze umwanya bahagaze aho, Aliya arimo kurira cyane, ageze aho araceceka ahita yiyaka Angelo yitunganya mu maso maze ati Angelo I'm sorry, ntabwo nakabaye nitwara gutya. Angelo nawe ati oya it's fine, ahubwo mbabariye nanjye ntabwo nakabaye nkubwira ibyo nari nkubwiye. Bahise bicara ku gatebe kari kari aho muri jardin, maze Aliya atangira kumubwira ati sinzi impamvu kumwikuramo byananiye, ubanza ari uko yari we rukundo rwanjye rwa mbere. Ubu mba nibaza amaherezo yabyo nkabura igisubizo. Rimwe na rimwe mba numva uko nagerageza kose n'ubundi bizarangira nongeye kubabara nk'uko mbere byagenze, rero bigatuma numva ntashaka kongera gukunda. Ubwo Angelo yari amuteze amatwi maze ati nimba se atari ukukwivangira mu buzima, nakubaza icyatumye mutandukana? Undi ati izindi ngeso zose ze narazihanganiraga, ariko umunsi umwe yarampamagaye ngo musange iwe aranshaka. Mpageze nsanga ari kumwe n'undi mukobwa mu cyumba, barangije ibyo bari barimo arasohoka, ansanga muri salo arangije arambwira ati ngizi n'ingaruka z'uko wanze kwemera ibyo nagusabye ngo tujye turyamana. Akivuga gutyo Angelo yaratangaye cyane maze ati Ben yarabikoze? Ndumva yaba ari umusazi kuguhamagara ngo uzi urebe ko asigaye aryamana n'abandi bakobwa. Oh my god, ntabwo nabyizera. Aliya ati byarabaye. Igitangaje ni ukuntu ibyo byose byabaye ndetse n'ibindi byose ntakubwiye, ariko n'ubundi nkaba numva nta mwanga. Ntabwo numva ko amasezerano yose namusezeranyije yaba yaraya fake. Naramukundaga cyane. Angelo yahise amwiryamisha ku rutugu rwe, Aliya arongera ararira cyane. Nanone hashize akanya kirimo kurira, maze birangiye Angelo aramureba ati ari ukeneye andi mahirwe mu rukundo, kandi kuguma wiyumvisha ko byose bizagenda kuriya ntabwo ari sawa.
njye ndahari kandi nzaguma ntegereje kugeza igihe uzaba witeguye kumpa nanjye amahirwe, kandi ndagusezeranya ko nzakubera byose waburiye kuri Beni. Icyo ntegereje ni amahirwe uzampa yo kugerageza nkigaragaza. Aliya nta kindi yamusubije, ahubwo yahise ahaguruka aramusezera. Undi nawe aramuherekeza amugeza aho yari ari kurara aho kwa muganga, maze nawe yinjira mu modoka arataha. Mu nzira agenda agatekereza ku byo Aliya yamubwiye kuri Beni, maze agacishamo akimyoza kubera ukuntu Beni yari yaramubwiye ko Aliya ariwe wamubabaje kandi amubeshyera. Ku ruhande rwa Aliya nawe mbere y'uko ajya kuryama yabanje guca aho mama we yari ari, maze akimugeraho asanga mama we ntabwo arasinzira, ariko mama we akimubona ahita yikanga kubera ukuntu amaso yari yatukuye, maze ati ari wabaye iki umaze kurira? Aliya ati mama ibyo tubireke, ahubwo se kutarasinzira byagenze ute? Mama we ati suzi ko se ejo bazansezerera, ndimo kwibaza aho amafaranga y'ibitaro azaturuka. Aliya ati mama nimba ari ibyo wihangayika, amafaranga arahari. Mama Aliya ati ari ko mbizi ko ibi bitaro bihenda cyane nta naho bihuriye naho nivurizaga, ayo mafaranga azavahe? Aliya ati ariko mama wagiye ugabanya guhangayika, wowe tuza kandi unasinzira, ejo tuzataha, ibindi uzabimbaze turi mu rugo. Ryama uruhuke, ejo nzazindukira mu kuzuza ibisabwa, bazadusezerera ku mugoroba. Amasaha yakomeje kwicuma buracya, maze ari mu gitondo aho Nina na Nana baba bari, Nina barimo kwitegura kujya ku ishuri, naho Nana we aba yicaye muri salo arimo kumwitegereza. Maze Nina aramureba ati ariko Nana urabona umushoferi atari buze agasanga utararangiza kwitegura? Nana ati Mango se ko ari umuntu mwiza n'undi ntabwo yansiga. Nina ati Mango niko yitwa se? Nana araseka ati niko aramwita, sinzi impamvu ariko niwe wenyine ubimwita, abandi bamwita Ango. Nina ati rero gira vuba utamukereza, kandi wibuke ko uyu munsi ari wo wa nyuma kuko mama baramusezerera uyu munsi. Nana ati yego ndabizi, Angelo yarabimbwiye, ariko nzajya nsubirayo gusura ari sibyo? Nawe azaza kunsura yarabinyemereye. Nina ati ndumva mububanye, gira vuba rero udatuma nanjye nkererwa. Aliya nawe yabyutse ajya mu kubarisha yuzuza n'ibindi bisabwa kugira ngo mama we bamusezerere. Ubwo yageze aho bamubarira amafaranga, maze bamuhereje fagitire ayirebye arikanga cyane, maze ahita abaza uwari uyimuhaye ati sori gato, mushobora kuba mwibeshye, twe tumazemo icyumweru. Undi ati yego, none se ufite ikihe kibazo? Aliya ati none se niyo mafaranga turishyura? Undi nawe ati yego nayo. Aliya yagumye ahagaze yibaza ibibaye, ntabwo yarimo kwakira ko iminsi yose bamaze mu bitaro bari kwishyura amafaranga 31,560 yonyine. Umurwayi bamuhaga byose yakeneraga nta na kimwe yimenyeye. Ubwo uko yagumye aho ni nako yibazaga nimba ari Angelo waba wabikoze, ariko nanone akumva nta kuntu yahindura sisitemu y'ibitaro. Yumvaga ko abaye wenda ariwe wabikoze bamuha fagitire y'amafaranga menshi, ariko bakamubaza make kuko wenda ndi yaba ari Angelo wayatanze. Ku rundi ruhande Angelo nawe aba ari muri ofisi ye arimo kwibaza byinshi kuri Beni na Aliya, maze agahita afata telefoni ye agahamagara Beni. Ubwo Beni yaramwitabye ati Angelo noneho uranyihamagariye, nizere ko ugiye kumbwira inkuru nziza. Ubwo Angelo yahise amubwira atuje kandi ariseriye ku buryo na Beni yahise yikanga ati mani Aliya namusabye ko dukundana ariko yabyanze. Beni ati Aliya ndamuzi wana, ntabwo yahita kwemerera ariko buriya azemera. Angelo arongera ati uzi impamvu yanyanze se? Beni araceceka ntiyagira icyo avuga, maze Angelo ati aracyagukunda. Akivuga gutyo Beni yaracecetse ntiyagira ikintu avuga, maze Angelo ati ko ntacyo uvuga se? Urumva nyuma y'ibyo wakoze byose akaba akigukunda nta kintu wavuga? Beni cyakora sinzi icyo nakubwira. Beni akimara kumva byose yahise asa nk'uwikanze ati mani sinzi ibyo ako gakobwa kakubwiye ariko ntukizere, buriya gashaka ko kagirira impuhwe ukumva ko kari inosante ariko ntubyumve. Angelo ati Beni ndakuzi neza kandi nawe urabizi ko nkuzi, ndetse na Aliya ndamuzi, ariko Aliya wamubereye mubi ku buryo nanjye numva nta mbabazi ukwiriye, ariko igitangaje aracyagukunda. Mu gihe wowe ushaka kwihorera hejuru y'ubugoryi bwawe n'uburaya bwawe, ahita amukupa ubona yarakaye cyane,
Ben yarongera amuhamagara ariko undi yanga kumwitaba ahubwo ahita amukupa. Akiri muri ibyo Aliya yahise yinjira. Akinjira abona Angelo yarakaye maze ahita asa nk'uwikanze maze ati mwaramutse, munyihanganire nsanze hafunguye niyo mpamvu ntakomanze. Maze Angelo ati nta kibazo. Aliya yacecekaho gato maze ati Angelo ufite ikihe kibazo? Angelo arahindukira aramureba asekamo gake asa nk'uwijijisha maze ati ni ibintu by'akazi biba byantesheje umutwe kubera ntaramenyera neza ibintu bimwe na bimwe birancanga. Ubwo yahise afata ya fagitire bamuhaye arangije ati munyihanganire nimba ari ukubavangira ariko nashaka kubabaza ku by'iyi fagitire bampaye. Ahita ayimuhereza maze ati sinzi uko byagenze, nanagerageje kubabaza impamvu hariho amafaranga make ariko ntibayimbwira. Ubwo Angelo yahise arebaho maze ati nimba ari icyo kibazo biroroshye kugisubiza. Aha niyo umukozi wacu cyangwa umunyamuryango we wa hafi, ubwo nyine ndavuga abavandimwe be cyangwa ababyeyi be bivurije hano bishyura 20%. Ubwo niyo mpamvu baguciye aya ngaya, ahubwo yo yabaye menshi, ubanza ari uko mama wawe yari arwaye bikomeye. Ibyo byose yabivuze yari arimo kumureba byamurenze maze ati noneho bivuze ko akazi nakabonye mbere y'uko nanakora interview. Angelo azunguza umutwe maze yari ahita azaramuhobera aramukomeza cyane. Angelo nawe aramukomeza. Amasaha yakomeje kwicuma, mama Aliya baramusezerera. Ubwo hari ku mugoroba bari mu rugo bose, Aliya na Nina na Nana ndetse na mama wabo barimo kuganira. Maze Aliya ati mama mbabare ntuzongere gukora nk'ibyo wakoze ubushize, keretse nimba ushaka kudusiga twenyine. Undi ati ntabwo nzongera, aho byari bingejeje narahabonye. Aliya ati ese ko ari uko byahuriranye n'uko nari nabonye akazi muri biriya bitaro kuko amafaranga yo kwishyurana ari kuyakurayo. Nina ati rero ni ugushaka uko ushimira Angelo yaje ari igisubizo ku muryango wacu. Nana nawe ati kandi Angelo yarambwiye ngo akunda Aliya. Nina ahita amucecekesha maze mama wabo nawe ati uwo Angelo se we ninde ko ntamuzi? Aliya ati mama utambwira ko utamwibuka, umuntu wakuzaniye indabo igihe wari ukangutse ukiva muri koma, ntabwo umwibuka? Undi ati buriya sinaratekerezaga, ntabwo umwibuka ariko uko biri kose ni umuntu mwiza. Nina ati wowe ntabyo uzi, Nana niwe inshuti ye yamukubwira. Nana ati ahubwo muri weekend azazana na ari kunsura, barabinsezeranyije. Bakomeje kuganira bigeze aho Nina na Nana bajya kuryama, Aliya asigarana na mama we muri salo barimo kuganira. Maze Aliya ati mama rero wowe na Nana mugiye kujya muba hano mubana natwe ko atarakomeza. Mama ahita amuca mu ijambo ati ibyo twarabiganiriye kandi twarangije kubifatira umwanzuro, ndabizi ntabwo ushaka ko nkubaza kuri uwo Angelo. Aliya ati mama ntakubeshya Angelo ntabwo muzi igihe kinini cyane, ariko bike muziho nuko ari umuntu mwiza cyane, aranyumva aramfasha yewe niyo ntabimusabye. Ikirenze ibindi arankunda. Ariko mama atarakomeza undi ati ariko iki ugiye kumbwira Beni? Nanone ugiye kuzanamo Beni? Ni ukuri simbyumva. Undi ati mama nanjye sinzi impamvu, nabuze umwanzuro nafata kuri ibi, gusa icyo nzi cyo kuri Angelo ntabwo nazicuza, ariko mfite ubwoba. Mama we ati urabizi ndagukunda, n'ibyo urimo gucamo byose ndabyumva, ariko Angelo nawe akeneye amahirwe yo kukwiyereka ko atandukanye na Beni, nta naho bahuriye. Wowe muha umwanya kwiyereke. Aho Angelo nawe yari ari, Beni yari akiri kumuhamagara ariko Angelo akanga kumufata. Bigeze aho Angelo aramwitaba maze Beni ati Angelo wanyumvishije kuko ukareka kundakarira, ndabizi narakosheje kandi cyane, ariko nawe ntabwo ari uko wangenza. Angelo ati none urumva nagukorera iki? Undi ati basi ongera umuzi na Aliya musabe imbabazi kuko ubu nibwo ndi kubona ububi bwanjye, mbabarira ubingiremo nk'inshuti yanjye nizeye. Angelo ati urumva bishoboka? Undi ati kubera iki? Kereka niba nawe usigaye umukunda bikaba wenda ariyo mpamvu. Undi ati wapi, Aliya ni inshuti yanjye, ikindi kandi ni n'umukozi wanjye, ibyo gukundana byo nta birimo uretse iriya mikino yawe y'uburezi. Beni ati noneho Imana ishimwe. Angelo mbabarira ubingiremo ni ukuri, ntabwo nzongera ndabigusezeranyije. Angelo amara umwanya acecetse maze ati nzakubwira. Undi ati urakoze cyane mani bro.
Bidatinze muri weekend byarageze, Angelo na Aliya bajya gusurana nk'uko bari barabimusezeranyije, ariko bamarayo umwanya muto bahita bajyana Aliya na Nana ahantu abana bakinira kuko Aliya yari yabisabye Angelo. Bagezeyo Aliya na Nana bajya mu bikinisho, Aliya na Angelo bicara hirya yabo gato barimo kuganira. Aliya akazuza agatangira kuwa kabiri, nizere ko witeguye. Aliya ati kuri iyo ngingo mpora niteguye. Maze Angelo ati gusa kuwa mbere nifuzaga ko twaganira nimba ufite umwanya. Aliya ati kuwa mbere nzabyuka njya gushakira ishuri Nana, nyuma yaho ndumva nta yindi gahunda mfite. Angelo ati noneho ubwo tuzasangira ibya saa sita cyangwa ibya nijoro nibyo sawa. Undi ati uko ubishaka. Angelo acecekaho gato maze ati nshobora kuzagira akazi kenshi, tuzasangira iby'ijoro, ahubwo se buriya tuzahurira he? Aliya asekamo ati nta nubwo wahateguye, tuzajye muri ya resitora twigeze kujyamo. Angelo ati iriya yo ku bitaro se? Undi ati wenda nuko ariho iherereye ariko njye narayikunze. Angelo ati okay, hanegereye ofisi bizanyorohera, ubwo nuhagera uzambwira. Amasaha yarageze barataha, maze Angelo abwira Ben imipangu yose ko agomba kuhagera mbere y'uko we ahagera. Bakavugana na Aliya, anamubwira ko ariyo mahirwe asigaranye agomba kuyakoresha neza. Umunsi warageze, maze mbere y'uko Aliya ava iwabo abanza kubwira mama we ko agiye guhura na Angelo. Maze mama wa Aliya ati Aliya wibuke ibyo nakubwiye, Angelo nawe akeneye amahirwe yo kukwiyereka, sibyo? Kandi nawe wibuke ko utagomba kuzahora umeze gutyo. Ubwo mama we yamaze kumubwira gutyo, Aliya aramuhobera maze aramusezera yerekeza kuri ya resitora yari yavuganye na Angelo. Akihagera yandikiye message Angelo amubwira ko yahageze, maze undi nawe ahita yandikira Ben amubwira ko Aliya yahageze amuhaye iminota 15. Ubwo Aliya aho yarari yicaye yagiye kubona Ben aje amusanga afite indabo mu ntoki. Aliya aratangara cyane, undi nawe agomba kuza amusanga amugeze iruhande arahagarara. Aliya atangaye cyane ati Ben uje hano gukora iki? Undi ati Aliya mbabarira unyumve. Aliya ati nkumva iki? Nyuma ya byose uteruye indabo ngo uje gusaba imbabazi? Mbabarira umvira ahangaha. Ben ati Aliya ndabizi uracyankunda kandi nawe ndacyagukunda ku buryo numva ntabaho ntagufite. Aliya ati ariko nta soni ugira, ngo urabizi ndacyagukunda, ngo ntiwabaho utamfite. Ndagira ngo nkubwire ko ntakiri wa Aliya wa kera, wa wundi wabwiraga ngo kora iki akagikora. Ben ndagusabye umvire mu buzima, nimba wumva ko utabaho utamfite byige kuko nanjye narabyize kandi urabona ko mbayeho ntacyo mbaye. Ben ati Aliya narahindutse, nanjye ntabwo nyiri wa wundi, ubu nzi icyo urukundo ari cyo ndetse nzi n'uburemere bw'ikosa nakoze kandi ndi kwicuza cyane. Aliya ati rero Ben amazi yarenze inkombe kuko ubu nanjye mfite umukunzi uzi agaciro k'icyo ndicyo, ntaho ahuriye nawe. Ben ati urimo kumbeshya, ntabwo wanyanga. Mu gihe kirimo kuvuga gutyo Aliya ahita amucaho agenda yirukanka ahobera na Angelo wari urimo kuza. Ben arahindukira babona bombi bahoberanye. Aliya yahobeye Angelo cyane, Angelo nawe yibaza ibibaye, maze Aliya ati Angelo nshaka kuvuga ko nanjye ngukunda cyane. Angelo byaramushanze maze yibura umutwe ahuza amaso na Ben wari urimo kubitegereza cyane.